ese kuki hari abantu bakunda ibintu cyane cyangwa se bakunda ubutunzi cyane ku buryo ubona ashyiramo imbaraga z'umurengera ngo akunde atunge byinshi biruta iby'abandi? Mbese koko umuntu ukunda ibintu aba ari umunyamururumba cyangwa hari impamvu zimwishemo kure cyane abantu benshi tudatekereza? Ubundi mu by'ukuri tuvugishije ukuri, hari umuntu wagatanye n'abantu cyangwa ngo ace imibanire n'abantu runaka bitewe n'uko akunda ibintu? Ibi byose nibyo tugiye kurebaho muri iki kiganiro. Mu Bongereza bo babivuga neza bati ni abamaterialisite. Materialism ni igamitekerereze, bavuga yuko ari uburyo usanga umuntu aho ibintu bifatika agaciro kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ugasanga umuntu afata amafaranga, imyenda ye, imodoka ye, amatelefone, amazu cyangwa se ubutaka akabiha agaciro cyane kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Abatekereza yuko aribyo byakamuhaye ibyishimo, icyubahiro cyangwa se bikamugeza ku ntsinzi. Materialism cyangwa se gukunda ibintu ku buryo bukabije bitandukanye cyane no gukunda iterambere cyangwa se gushakisha iterambere. Iyo umuntu ashakisha iterambere akora ibishoboka byose ngo atunge, ariko ntabwo areka ibyo ngibyo atunze bimuyobora ngo bimuhindurire ubuzima burundu ku buryo umuntu uwo ari we wese yabibona yuko byamutwaye. Kuva kera kose abantu batangira kumenya yuko ibintu ari ibyabo ku giti cyabo, batangiye gukunda ibintu. Gusa iki gitekerezo cya materialism cyitaweho cyane mu kinyejana cya 20, igihe ubucuruzi, kwamamaza n'itangazamakuru byari bitangiye gutera imbere. Kwamamaza n'itangazamakuru byagaragazaga yuko cyane uko utunga ibintu byinshi ariko urushaho kwishima. Abantu bakimenya yuko gutunga ibintu byinshi byababyarira ibyishimo, batangiye gukunda gutunga ibyo bintu nyine. Noneho byahumiye ku mirari ubwo imbuga nkoranyambaga zari ziri gutera imbere. Imbuga nkoranyambaga zifasha abazitunze kwiratira abandi ibyiza batunze, bityo n'abo bantu bakarushaho gukunda ubutunzi no gukunda utuntu muri rusange. Abantu uko duteye ku buryo buri gihe iyo twaguze ikintu gishyashya twumva twishimye. Iyo twaguze igicuruzwa gishyashya hari umusemburo wa dopamine uvuburwa, bityo abantu tukaba twabatwa no guhora tugura kugira ngo twishime. Ibyo rero twaguze ntabwo duhora tubyishimira iteka ryose. Iyo tubimenyereye bya byishimo byaduhaga biragabanuka. Babyita hedonic adaptation. Niyo mpamvu uzabona abantu bafata umuhigo wo kuzagura ikintu runaka gikomeye, bakakubwira bati nibakigura bazaba banezerewe. Iyo bakiguze, iyo hashize amezi makeya bumva bakirambiwe, bagatangira bushyashya bifuza ikindi kintu. Iyi sosiyete tubamo nayo ntabwo itworohera. Usanga iteza imbere cyane kandi igashyigikira abantu bakunda ibintu. Bahora bamamaza, bahora bakoresha ibyamamare nabyo bitunze ibintu byinshi. Umuntu muri twe ufite agaciro ni umuntu utunze, kandi ni umuntu utunze ibyo abandi bavuga yuko bifite agaciro kabone n'ubwo bitaba bifite agaciro. Niyo mpamvu abantu uzasanga batunze bakunda ibintu rimwe na rimwe wabireba ukabona nta n'ikintu bimaze gifatika. Gusa ariko abahanga mu gutekereza nka Aristote ahamya yuko ibyishimo by'umwimerere bidashingira ku mitungo cyangwa se ku bintu umuntu atunze, ahubwo ibyishimo byuzuye bituruka ku ndangagaciro n'imico myiza iranga umuntu. Guhera mu mateka ya kera, abantu batunze, abantu bafite amafaranga menshi nibo bahabwa icyubahiro, nibo bakundwa, kandi buri muntu wese aba abikeneye. Uzarebe mu makwe cyangwa se mu manama n'ahandi hantu hose hateranira abantu b'abanyacyubahiro babicaza mu myanya yabo. Abenshi muri bo ni abantu baba batunze byinshi. Niyo mpamvu utapfa guseka umuntu ubona uri gukunda utuntu cyangwa se uri gukunda imitungo ku buryo bufatika, kubera yuko na sosiyete tubamo ubwayo yabiteje imbere cyane. Ubundi mu by'ukuri ni izihe mpamvu shingiro zituma umuntu akunda imitungo? Ugasanga buri kimwe cyose umuntu aba ashaka gutunga nawe aba ashaka kugitunga. Impamvu ya mbere
ni ugukurira mu bukene. Iyo umuntu yakuriye mu bukene akabaho abura ibintu byinshi by'ingenzi, noneho iyo agize amahirwe kera kabaye agatunga, ashaka kwimara ipfa na bya bindi yari yarabuze byose akaba yabigura, aba atinya kongera kwibona mu buzima yigeze gucamo busharira. Indi mpamvu ituma umuntu akunda utuntu ni ugushaka kwemerwa n'abandi. Iyo umuntu ashaka kwemerwa n'abandi aba abizi neza yuko iturufu ikomeye aba agomba gukoresha ni ukuba atunze ibintu, kandi ibintu rimwe na rimwe by'agaciro. Indi mpamvu ituma umuntu ubona akunda ibintu ku buryo bukabije ni ugushaka kwigereranya n'abandi cyangwa se guhora yigereranya n'abandi. Abonye abantu kuri televiziyo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga batunze ibintu cyangwa se bakoresha ibintu runaka, nawe kubera kwigereranya yahise ashaka kubitunga. Ikindi kintu gituma umuntu akunda utuntu agashaka gutunga ibintu byinshi ni ukwamamaza. Iyo umuntu abonye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, akumva ibintu ku maradiyo no ku mateleviziyo, akabona abandi barabitunze batarabigira, yumva yacitswe, bityo nawe kera kabaye akabigura akabitunga. Indi mpamvu ituma abantu bakunda kuba abatunzi cyangwa se gutunga utuntu twinshi ni ukwiba cyangwa se kumva hari icyuho kiri mu buzima. Iyo umuntu yumva adahagije ahora atekereza yuko ibyo abantu bari guha agaciro bishobora kumwongerera agaciro, bityo agahera ko nabyo akabikoresha cyangwa se akabigura kugira ngo yuzuze ka gaciro. Ikindi gituma umuntu akunda ubutunzi no gukunda utuntu twinshi ni uburere cyangwa se aho wakuriye. Iyo wakuriye mu muryango abantu babo bakunda ubutunzi batapfa kurekura, ahubwo batunga ibintu byinshi, nawe haba hari amahirwe menshi yuko uzakunda ibintu. Gukunda ibintu no gukunda kubitunga ntabwo ari ibintu bibi mu by'ukuri, kubera yuko bituma abantu benshi bakunda gukora cyane kugira ngo babitunge. Bituma kandi abantu biha intego zishingiye ku bukungu, bityo rimwe na rimwe amafaranga agakora ibyo yayateguriye. Bituma kandi ubukungu burushaho gutera imbere kubera yuko ababicuruza babona abakiriya nabo bagatera imbere. Gusa ariko ntabwo bishobora kubura ingaruka mbi. Gukunda ibintu byinshi ku buryo bukabije ni ibintu bishobora kugutera siteresi cyangwa se umuhangayiko uhoraho mu mutwe wawe. Ni ibintu kandi bishobora kugukururira mu madeni utigeze utekerezaho, bishobora gutuma uhora wigereranya, kubera ko byanga bikunda ntabwo byashoboka yuko ushobora gutunga ikintu cyose ku buryo bwuzuye nk'uko undi wese wo ku isi agifite. Kuba materialiste kandi bituma utanyurwa, ukaba ushobora kugirana amakimbirane na bagenzi bawe bitewe n'amadeni cyangwa se ko bigereranyaho. Ibitabo bitandukanye nka The High Price of Materialism bigaragaza yuko gukunda ubutunzi no gukunda utuntu buri gihe bidatanga ibyishimo cyangwa se kunyurwa. Niyo mpamvu ababisobanukiwe neza badashakira ibyishimo mu butunzi. Hari umugabo witwa Jim Carrey yaravuze ati, icyama abantu bose bakabona amafaranga bityo bakibonera neza yuko atari yatanga ibyishimo, ahubwo impuguke n'abahanga batandukanye bagaragaza yuko materialism cyangwa se gukunda ibintu cyane bifitanye isano ikomeye no kubura ibyishimo bisanzwe, bityo abantu bagatangira gushakira ibyishimo aho bitari. Ibi byavuzwe na Tim Keller, Richard Ryan na Edward Deci mu nyigisho batanze muri Self-Determination Theory. Bagaragaje yuko abantu baba bashobora kunyurwa mu gihe bafite imibanire myiza, bafite ubwigenge no kumva hari icyo bashoboye, kuruta uko baba batunze ibintu byinshi cyangwa se batunze utuntu twose. Abazi ijambo ry'Imana neza bahamya neza yuko amafaranga cyangwa se ubutunzi bwose umuntu yagira biba bigomba kumufasha kubana n'abantu neza. Rero buri gihe mu buzima bwawe ntugashake kwigereranya n'undi muntu wese mu bukungu, kubera yuko hazahoraho abantu bakuruta. Menya ko kandi ubutunzi bwawe bw'ibikoresho utunze cyangwa se amafaranga yawe atari yo ntego wakabaye ugeraho mu buzima. Kora cyane ugamije kwihaza no gukemura ibibazo byose uhura nabyo mu buzima, ariko ntugashake kwemeza cyangwa ngo ugure ugendeye yuko abandi baguze gusa. Buri gihe jya wishimira ibyo ufite kandi ntugashake kunenga
abatarabasha kugira ikintu na kimwe batunga. Reka mbashimire cyane mwe twabanye muri iki kiganiro, reka nkubwire ko ari ingenzi cyane gukanda ahantu handitse subscribe ngo tubane no mu zindi nyungurabwenge zitandukanye. Jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.